za nkuru ngo ntibasekaga tuzihunge kandi ubu barahari bavuga ngo ngo ubukwe ngo bwari bwiza ngo bamenya ngo n'imena gitero ngo nibo bari babuyoboye ariko ngo ntibasekaga mudufasha mu foto maze guseka ibyo rero turabirwanyije yego arayireba yitonze areba urusumba izindi ayisesekamo gake gahoro ayishyiramo arangije nigeramo twereke arakizamura kizamure mama kizamure aracyerekana amashyi menshi cyane ati nakizamuye umubwire ariko mva benima ndakumva cyane ni iki yazamura ni ikiganza iyo yashyiragamo maze afata ururabyo ati nguro ururabyo rero impamvu batanga iroze ushobora kuba utayizi iroze ni rumwe rurabyo ruhenze ku isi rucuruzwa kuri buri karabyo kamwe ariko ikibazo gikomeye cy'iroza yerera mu mahwa ngo iyo ugiye guca iroza uko yiboneye uzaba dusebe ko ibishyuwe amahwa menshi cyane ni ukuvuga ngo rero umukobwa kugira ngo uzamugereho niho guca iroza amashyi menshi cyane rwose pasi ati amaroze yanjye nayabonye amashyi menshi cyane nk'ayo nguko rero maze umufashe urwo rurabo mahene amube hafi amwakire urwo rurabo hanyuma si ibyo gusa kandi rudasumbwa ngo afite indi mpano yateguriye Nyampinga arongera arayimuha ati nayo ni iyawe ati nzayiguha mu gitondo ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu amahoro y'Imana akomeza abane namwe ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi twege gacu ni yihe twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari inzangano gutukana gushyamirana kwangana gusebanya gushyirana hanze ubwambare ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu munsi tariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 nibwo uwitwa agapromota ndetse na Miki bakoze ubukwe imbere y'Imana ndetse n'abantu ni ubukwe bwiza cyane bumeze neza kabisa ubona buteguye kabisa ariko dusubije amaso inyuma gatoya muribuka ko mu mwaka ushize nibwo abantu benshi bagiye babatega imitego itandukanye abifuza ko ubukwe bwabo bwapfa abagenda babatega imitego ati ntago muzarambana bamwe bakavuga ati ngo witwa Miki ntashobotse ko nyine yagiye ajya mu nkundo n'abantu bagiye batandukanye na Regis n'abandi bagiye bavugwa kandi bavuga yuko ari umuntu wabyaye agakora ubukwe inyuma so rero abantu bagiye bavuga cyane ku muntu wabyaye buriya biragoye kuba yabona umugabo kuko turabizi ko witwa Miki afite umwana abantu bakavuga ati witwa agapromota yiyahuye mu muriro waka cyane abantu bakagenda babatega iminsi bakavuga ngo ibyabo bizarangira vuba so byagiye biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga mwese murabizi ukuntu bagiye bagenda bahura witwa Miki akiri umuhosta Miki ngo abona atakundana na gapromota kwako ntaga yasomaga gatama nyine inkuru zabo z'urukundo bagiye bazisharinga cyangwa bazisangiza abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga namwe mwese murabizi so rero nibwo mu kwezi kwa 12 dusoza umwaka wa 2025 nibwo babisize ku rundi rwego bamaze kumva amagambo y'abantu agenda bavuga ati nukumwirira gusa ngo mubanyeho nk'indaya mubanyeho nk'iki nyine bagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye witwa agapromota arangije ahita ajyana mu murenge Miki basezerana imbere y'amategeko y'igihugu barangiza abantu benshi bagenda baceceka cyane ariko nako byashize igihe kinini cyane nubwo bahise batangaza yuko kuri uyu munsi nyine turota
tariki 31 z'ukwa mbere ariho bazakora ubukwe, bakabyereka ababyeyi, bakabyereka inshuti, bakabyereka Imana nayo ikabiha umugisha. So rero kuri uyu munsi ni igiciro gikomeye cyane, na Aga Promota yabyivugiye kabisa, aravuga ati Imana niyo igiye gukora ibyayo. Abantu bagiye bavuga amagambo, abantu bagiye bavuga iki, ibyabo bigiye kuvaho burundu. Bigiye nyine gushirwaho nyine akadomo, baceceke, Imana yikorere ibyayo. So rero mu kanya gashize nibwo witwa Aga Promota yasohoye n'indirimbo nziza cyane yaririmbiye Miki y'urukundo, nayo yamaze kujya kuri platform za Aga Promota. Ni indirimbo nziza cyane y'urukundo kabisa, igaragaramo abakobwa beza bambariye Miki, igaragaramo na Miki yambaye ikanzu y'abageni ndetse na Aga Promota. So rero ubona ko ubukwe bwabo ari ibintu bateguye kandi bitondeye cyane. Rero kuri uyu munsi nibwo Aga Promota yasabye n'umugeni akanamuhabwa. Umugeni rwose uyu munsi noneho aramucyura, arabuwe noneho byemewe neza 100%, yaba mu mategeko y'igihugu, yaba ndetse n'Imana, ndetse n'ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe. Rero ni ibirori biri gukomeza bigenda biba cyane, byitabiriyemo n'ibyamamare bigiye bitandukanye ndetse n'umunyamakuru ukomeye nka Murungi Sabe, utajya upfa kugaragara mu bintu by'amakwe cyangwa ahantu mu ruhame henshi cyane. Nibwo nawe yagaragaye yaje mu bukwe bwa Miki ndetse na Aga Promota, ubona ko bafitanye umubano udasanzwe cyane kabisa. So rero n'inshuti za Miki ndetse na Aga Promota, ba Joshua nyiri Kigali Protocol, Babu bakora ku isibo, ba Burikana Bingo, na ba Freddy Musoni ndetse na ba Nyambo, na ba Kiramani ndetse n'abandi benshi cyane babana muri timu imwe na Miki cyangwa kwa Kiramani, bose baje kwitabira buno bukwe ndetse n'abandi bagiye batandukanye. So rero ni iby'igiciro gikomeye cyane, mureke dushyigikire uno muryango wa Aga Promota ndetse na Miki ku birori byiza abakoze kandi byiza cyane. Murabisi ko abantu benshi bagiye babatega imitego igiye ikomeye cyane, bakavuga ati mwege ibyanyu ntibizaramba, muzahita mutandukana. Nyine bigenda biba binini cyane, ariko Imana icecekesheje abantu bagiye bavuga amagambo agiye atandukanye. Amagambo yabo rero ararangiye burundu. So rero mureke tubashimire, gusa Imana izabahe umugisha, bazabyare, bazororoke kandi ibintu byabo bizagende neza ku muryango wa Aga Promota ndetse na Miki. Bose ni ibyamamare cyane kandi bimeze neza. Rero turakomeza tugenda tubabwira, tubakubita ama update ko biraba bimeze, aracyari kabera, tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Turi kumwe, ciao ciao.